mpamvu kwishimira guhora uhabwa bizagutera kwitwa uciriritse kuruta gusohoka mu cyiciro cy'abatanga nawe ugatanga, kandi buryo utanga nawe unahabwa. Ni ukuvuga ngo iyo uhabwa ntutange uguma guhabwa kandi bazakwinuba, ariko iyo ugeze aho uhabwa nawe ugatanga biba reciproque. Watanze ibintu na Imana irakwishyura. Ugize gutya Imana irabikoze. Murankurikira. Ikindi cya kabiri kiri kuvuna abantu mu kumenya kudatsinda uyu muvumo na karande, abantu bitegura y'amasengesho yacu. Mu gihe utagerageza ngo unanirwe bikunanire, uzamenye ko ufite ikibazo mu mitekerereze yawe. Ubwo hano kugerageza iki? Ukora. Kugerageza gukora. Gerageza, wikwicara, wirambya. Hari abantu badakora ahubwo bakritika bakoze. Ngiyo mbagize kuri none kutari wagize ibyawe. Ngo urabona ngo ntabwo wari kubikora kuriya, ngo wari kuvuga gutya. Uyu ni umwuka wadutse w'abantu badakora ahubwo barwanya abakora. Yego. Abantu badakora barwanya abakora n'ibyakoze. Umva icyongera za mbaraga za karande. Kutagerageza ngo bikunanire nibura. Nibinakunanira abantu bamenye support baguha. Yego. Menya ko ufite ikibazo mu mitekerereze. Mu mitekerereze nk'ikihe kibazo? Icya mbere kuvuga ngo mfite bene wacu barahari, bazabimfashamo. Ubwo ni uburwayi burenze uburwayi bundi. Kuko ufite intoki 10 bafite 10. Ufite ubwonko bumwe bafite ubundi. Kucyumva ko umuntu akubereyeho. Kandi ibyo akoresha ngo abeho nawe ubifite. Human being. Ugendera mu kagare ngo tubimenye se? N'abagenderamo bafite imyumvire, ubwonko buzima, kandi urabona abacuruza bakagenderamo cyane. Kubera iki ibintu ushaka kuvuga ngo gerageza bikugore? Yego. Binakunanire. Abakora nabi bahozeho n'ubundi baracyariho, kandi bizagushyira mu ngorane zo kwangana n'abantu bahora ubusa. Yego. Kuko ntawe uzaguha igihe cyose, azakurambirwa. Reka nsoze nibwirira abantu. Tubibutsa aya masengesho ejo bundi yo kubomagura ibi byose bitwizingira. Tuyita nayo guca imigozi ibaziritse na karande n'ibicaniro bibi. Yego. 14 days of deliverance from the bondage and the evil earth in their lives. So akanyuma buriya nkubwire Mr. Jerry, aho ujya niho hafi kuruta aho uvuye. Nta mpamvu yo gutinya. Yego. Yaba ari njye, yaba ari n'undi, aho tuvuye, aho tujya niho hafi kuruta aho tuvuye. Mu bujiji, mu buswa, mu myaka mito, teenagers, akavuyo rwaserera, uyu munsi uri umugabo uhamye ubasha kwifatira ibyemezo. Buri wese rero havuye niho gasubiremo, ariko ngasoza. Buri wese aho avuye, aho ajya niho hafi kurusha aho avuye. Bigutera ubwoba rero. Ngurapfuye birarangiye ntuzabisha. Utarapfuye ufite imyaka 3, n'ubu ufite imyaka 4, ukamenya kwiyambutsa crossing zebra. Uyu munsi ukabukuze, ukaba uzifatira ibyemezo. Ubu kuko ninde wagukanga kugira ngo ntibize. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries uyobewe na Reverend Hababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro, wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe.
agaciro uriwe, kandi uriwe niyo Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Umwe bw'abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Tuje nanone ngo haye ikaze ku mwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Imana y'amahari baho umugisha mwese tugiye kubana muri iki kiganiro mu biganiro bya mu gitondo, ariko kandi tubararikira amasengesho y'iminsi 14 y'ukubohoka kuri karande zo mu buryo bwose. Tugiye kwinjira mu gihembwe gikomeye Satani ajya akunda gukoreramo, ariko nanone Imana ifite imbaraga zo kubidusimbutsa twasenze. Amazina ni Jerry, ndagarutse n'ubundi ndacyari kumwe na Mushumba. Waramutse neza Mushumba? Yanaramutse amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose, kandi nkomeje kugushimira nawe. Twongere tubasubiremo amasengesho tuzatangira haza bari kuwa kabiri, ngira ngo tuzagira 14 days, ariko hamwe n'ibidakunda ko amashusho agaragara tuzakoresha ubundi buryo, ariko turifuza mu byo twifuza ko abantu bakorerwa deliverance, ibindi bintu byinshi cyane bikomeye, ko ni ngombwa ko abantu babona ibyo Imana igenda ikora, kuko se ntabazaniye wa muntu watwise abana batatu icyarimwe ngo azabaho ubuhamya bumirwe, ariko kugira ngo umare imyaka 17 utabyara, Imana ikaguha gutwita abana batatu, abakobwa 2 n'umuhungu 1, bazi gushumbushwa n'Imana gutyo. Imana irabikora cyane, hirya y'urubwa n'induru n'akavuyo. Siroga yanjye y'iki cyumweru ngewe nahisemo yuko amafaranga adasengerwa, amafaranga akorerwa. Ni nayo mpamvu nazindutse nkaza mu kazi kugira ngo nyakorere, kuko abajene benshi bakeneye kugira ikintu bagukaho. Umushumba, nagiye mu nsengero, mu rusengero kenshi, nagiye mu byumba by'amasengesho kenshi, ariko nta muntu wambwiye ati genda ushake akangombwa ubu gashyize ku mufuka ubundi ugaruke dusenge. Oya, ariko ngeze ahantu hatandukanye, ngeze kuri wowe urambwira uti ariko ubundi ufite akangombwa? Ntiwoye, tujya gushaka icyangombwa ubundi tugaruke dukora mu akazi. Kuki abantu bose batatubwiza ukuri ko hari ibyo dukeneye? Ufite iki? Umuntu aherewe ufite iki? Ngere ijambo rindi muri uyu munsi ni iryo nyine, yego, ko ngomba guhirimbanira kwikemurira ibibazo, kuko nta wundi muntu n'umwe ntezeho amaboko. Listen to me please. Guhara kurambirwa, nkeneye kwihirimbanira, kabone n'ubwo imvi zabaye uruyenzi. Yego, yenda mu mutwe ntibazibona cyane, ako nzi aho ziba, ndahazi ko zirimo. Yego se, nanjye ntabwo ndi kuzibona. Ntabwo byagukundira ko nogosha ubwanwa buri gihe. Burya Imana akora n'ubundi n'igitangaza kuba ntaramera uruhara mu myaka 61. Ibyo nabyo Imana ifite ibyo yateguye, ariko afite ibindi yenda mbana nabyo. Ubundi igihe ifite ijambo ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ukunda Imana niwe umenywa nayo, ariko ni uburyo buri spirituel. Yego, cyo wacyumvise. Ariko mu buryo buhari ndashaka gusenya ibicaniro, imbaraga mbi, kuko buriya mujye mumenya ibi bintu ngo se kuki nasenze ntibiveho. None Satani yarapfuye, arahari kandi aracyafite imbaraga. Uramwirukana ariko ntapfa, aracyafite imbaraga, agaruka mu yindi sura, agaruka mu bandi bantu, agaruka mu bindi bintu. Yego, sinzi n'ibikunyuma. Ndagukurikiye, ariko ko nakurede no nyine warayikorera damarara yaje mu bindi. Burya mujye mwishimira ko hari ikintu cyavuyeho, nubwo bucya hakaza ikindi, ariko hari icyavuye kandi kikuruhura umutima, kigutera gushima. Bibiliya yaravuze ngo iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Ni ukuri, iyo urindiriye uguha icyaka kikumerera nabi, ariko tuzi wivomeye udusomaho gake gake igihe ushakiye kandi ugatunga. Urumva byari byoroshye ko Imana ibwira uwitwa Adamu ngo uzagende umuturanyi agufasheho ya gututubikana kwawe no kwiyuhakuye, nibyo bizaguha. Hari abihenda ngo twese ntiduhinga, iyi koko ntabwo tujya mu murima, ariko akazi ukora ni nk'umurima.
kuko urabiba ugashora ugategereza gusarura ugakora ukarindira umusaruro wundi uviyo mu byo wakoze. hari umugabo mugenzi wanjye arambwiye ngo wambare ukazamuka kameramani akamfasha ngo ko mbona bidatera imbere bitazamuka. Ndamaze none se ubwo umukameramani wawe muhemba tukora gute? Ambwira ibintu bishije ntabwo ndivuye kuri kamera simbikene ukarankurikira cyane. Yego. Namubwiye ijambo rimwe. Namubwiye ngo iyo ufata umwana ukamujyana ku ishuri ukemera ukagurisha inka n'isamba akiga, iyo atabonye akazi urinuba kandi warashoye menshi. Ndamubwira ngo na YouTube ni kwimera. Hari igihe ushora amafaranga atari bugaruke. Ariko gake gake. Banjye byambagaho. Aho nshora ibirenga 300 abona amadolari 17, amayero 17. Hari nubwo watangaga arenzayo kandi uzi ko ari nta kizagaruka. Ariko numvaga hari ibintu bizabaho. Yego. Mfite aba subscribers 2,000. Ngize amahirwe ngeze kuri hafi 90 bigiye kuzura. Ndakubwiza ukuri uyu mwaka tuzaba tubitse silver hariya. Cyane ko bigiye kwihuta ndabizi bakomeza babikore kandi twe tutakunda kubisaba. Ngo kora like ngo dutangira amakuru. Yego. Bikorwa n'umuntu uzi icyo ashaka. Wabikoze Imana imuhumuje utabikora nawe nta cyaha yakoze. Urumva iki kintu cyo gushora ndimo ndavuga uyu mwuka wo kurindira ko hari umuntu ugomba kukuberaho. Uyu nawe ni imyumvire ipfuye. Kugira icyo kumarira. None ko hari ibihugu abantu bicwa n'inzara. Ibyo bihugu si Imana yabiremye. Yarabiremye. Kukibareka se. Ubu saha dutuye mu Rwanda nta bararo busa n'abarya. Aba bose barimo. Nta batagira amazu n'ababuze uko bigenza. Aba bose barimo. Nta bageze depression n'ibindi bihambaye. Byose birahari. Kuko umuntu yirengagiza ibintu bye yagombye kubyumva. Niba ko kamafaranga cyangwa n'ibindi burya hari ibintu bidasabwa. Bibuka ikiganiro twakoze. Nta usaba icyubahiro arakihesha. Nta usaba ko bamukunda akora bituma bamukunda. Nta usaba ko bamwemera akora bituma bamwemera. Nta usaba ko bamutega amatwi agomba kuba afite ibintu bituma bamutega amatwi cyane. Nta usaba ko bamwumvira nuko afite bituma bagomba kumwumvira. Ngibyo bidasabwa. Ugomba kubihagararaho kabiharanira ukabibona ukabyaki. Umuntu wavuyeho ni ukuvuga ngo mu yandi magambo uyu munsi wa none ndashaka kuvuga ibintu bimwe abantu bagize umuco bidakenewe. Ntukishimire guhabwa gusa, ijya unatanga. Nicyo cyubahiro ko gutanga kuba hejuru y'uhabwa. Ntukishimire guhabwa gusa, ukuboko gutanga guhora hejuru yo gusaba. Yes. Kuko utanga agira atya. Uwakira nawe agateka. Hejuru hari ucuritse musumva wazaharenga. Ibi ni mpamvu bivuze iyo ni umuvumo. Ushobora kwishimira ngo nari nshonje ndaryaje, kwishimira ngo runaka yambure sinzi. Wowe uza blessing abandi ryari. Uyu mwuka wo guhora wumva hari umuntu ukubereye mu buzima. Guhabwa ni ngombwa. Reka dufatire ku gihugu cyacu. Yego. Uzi ko hari icyo bita impano n'inguzanyo. Impano n'inguzanyo cyihuta ni iki? Ikihuta n'inguzanyo. Uzayishyura. Habaho icyo twita right and obligation. Bivuze ngo iyo uhabwa buri gihe si rimwe si kabiri urasuzugurwa. Usuzugurwa ni iki? Ukuboko kuri hejuru kuguha kuruta kuri munsi kwakira. Icyambere jya mu batanga nicyo cyubahiro kuko
abatanga baba hejuru y'abahabwa. mushumba ubwo nabijyanishe nuko hari umuntu ashobora kuvuga ati bimwe wahoze uvuga, kuba ugomba kujya mu batanga ni uko uba ufite ibintu runaka, umubare runaka w'ibintu, iyo myumvire ikabanza igasobanuka, avuga nzatanga iki, nzamuha iki, ese ndamurusha ibintu se, iyo mindset no. Njye burajya nkunda abanyaburayi nubwo nahatura, so ko nifuza kuzajya mu gihe cya iveri, ko nibwo naba nageze i Burayi ubundi. Njye ntumbwire ngo ndajya mu gihe cy'izuba, ntambaye bya bikoti na bya bineje mbyivura gutuma mbigendamo. Ariko icyo uko numva akunda ururabo rumwe gusa, umuntu agaseka akanarwihumuriza, ariko yakuzirikanye aje arwitwaje, si rumwe rwonyine yashize muri envelope. Yego. So gutanga gusa hari aho tugomba kwitondera, hari icyo twita overflow, ibirenzeho, ariko habaho no kwigomwa. Gutanga si ugutanga amamiliyoni n'amamiliyoni, gutanga na kimenyetso gito cyerekana ko hari urwego rw'imyumvire wagezemo. Barimo urankurikira. So niyo mpamvu kwishimira guhora uhabwa bizagutera kwitwa uciriritse kuruta gusohoka mu cyiciro cy'abatanga nawe ugatanga, kandi buryo utanga nawe unahabwa. Ni ukuvuga ngo iyo uhabwa ntutange uguma guhabwa kandi bazakwinuba, ariko iyo ugeze aho uhabwa nawe ugatanga biba reciproque. Watanze ibintu na Imana irakwishyura, ugeze gutya Imana irabikoze. Urimo urankurikira. Ikindi cya kabiri kiri kuvuna abantu mu kumenya kudatsinda uyu muvumo na karande, abantu bitegura y'amasengesho yacu. Mu gihe utagerageza ngo unanirwe bikunanire, uzamenye ko ufite ikibazo mu mitekerereze yawe. Ubwo hano kugerageza iki? Ukora. Kugerageza gukora. Gerageza, wikwicara, wirambya. Hari abantu badakora ahubwo bakritika bakoze. Ngiyo mbaye mbangize kuri none kutari wagize ibyawe. Ngo urabona ngo ntabwo wari kubikora kuriya, ngo wari kuvuga gutya. Uyu ni umwuka wadutse w'abantu badakora ahubwo barwanya abakora. Yego. Abantu badakora barwanya abakora n'ibyakoze. Umva icyongera za mbaraga za karande. Kutagerageza ngo bikunanire nibura. Nibinakunanira abantu bamenye support baguha. Yego. Menya ko ufite ikibazo mu mitekerereze. Mu mitekerereze harimo ikihe kibazo? Icya mbere kuvuga ngo mfite bene wacu barahari, bazabimfashamo. Ubwo ni uburwayi burenze uburwayi bundi, kuko ufite intoki 10 bafite 10, ufite ubwonko bumwe bafite ubundi, kucyumva ko umuntu akubereyeho kandi ibyo akoresha ngo abeho nawe ubifite. Human being. Ugendera mu kagare ngo tubimenye se? N'abagenderamo bafite imyumvire, ubwonko buzima, kandi urabona abacuruza bakagenderamo cyane. Kubera iki ibintu ushaka kuvuga ngo gerageza bikugore? Yego. Binakunanire. Mu rugo nateye imbuto nyinshi cyane, zimwe ziranga kubera ko twahize ikibazo cy'amazi, ariko hari izindi mboga zameze ndazireba nkumva ndishimye. Uzi ko iswa sukuma wiki zarameze ku rwego rwo hejuru, uzizi ko ari sukuma wiki. Maheruka hari ibirungo by'icyayi by'ubwoko bwose, ahubwo nzagaruka nceho. Spinach nazo zihita zera. Umwenya ntiwawubura, ntiwabura umuravumba, ntiwabura iki, ariko ntihasanga karoti. Yego. Ariko urumva mu byo nagerageje guhingaho kugira ngo njye kwirirwa nserera njye mu byayi na hehe hose, njye niyambarira bote ngashyiramo ga ukahinga kagenda guhinga. No kuvuga ngo aho konje kugirwanira muri Simba kujya kugura spinach y'ibihumbi bingahe, ndashikuzaho 4 twiwanjye. Yego. Hari ubwo sinsevinza amafaranga. Ibintu by'imitekerereze y'uburwayi akenshi abantu bazi ko imivumo iva kwa shitani, ariko hari n'abantu bivumye ubwabo.
kubera ko imitekerereze yabo ntiyumva. harimo n'abazi ko hari ababatwariye ibyabo, hakaba n'uza kuri YouTube ataje kumva ikiganiro, aje gusebya, aje gutukana gusa ngo mwabateka mutwe mukunda views, nta niyo yaguhaye. Ubundi views y'iki? Ni ukuvuga ngo ananiwe kubaka, ahubwo arashaka kujya gusenya ibyubatswe. Ariko uraza kubisenya gute? Uwabyubatse ntafite ko abirinda. Ibi mvuga sinzi niba uri kuntaho. ndi kukumva cyane. Hari akantu kera bajyaga bandika barakaretse mu mihanda, ngakariro gake na feri, aho gutinda mu bitaro uzatinde mu ikoni. Ibi bintu kabaga ku byapa mu mihanda bimwe. Yego, ibi bintu iyo uvuze imihanda abantu bumva imihanda y'ubundi bwoko. Oya, byari ibyapa biba mu muhanda, apana ya mihanda yanyu mwaremye. Urumva rero uzamenye ko ufite ikibazo mu mitekerereze yawe. Niba umuntu aguhaye ikintu ukakirira kukimara ngo sa kindi byari ikindi, ngo ejo ngo Imana irahafite, ejo sa hacu, ngo ni ukubirya tukabimara. Imitekerereze. Icya gatatu kindi umuntu yifitemo, yizeye Imana birenze iby'Imana yatwijeje. Bibaho se? Yes. Yizeye Imana birenze ibyo yatwijeje, ayibeshyera ibitavuze. Ntabwo yavuze ngo nzabagaburira, yaravuze muzatutubikana kubira icyuya kwawe niko kuzaguha umutsima wo kurya. Yaravuze ngo ukora niwe nzaha umugisha. Yego. Unyambaza nzamutabara ku munsi w'amakuba n'iki n'ibyago. Niba warahinze urutoki bakarwiba, Imana izakurengera, ariko udakongera bigende biti. Ikindi mu mitekerereze wahumvise, ariko nahumvisha reka nako nyivuge ndabivuga n'ahandi hagiye ko tugiye kubisengera tubisenge. Nk'ubu wiri ututubikana, ugasanga umuhungu wasize mu rugo agize gute, araryama, ngo bro ngohereza amafaranga duteka ibiryo. cyane pe, ibyo bintu biracyabaho. Bibaho. Akwandikira ngo bro, ngo tubona watuzikanye, ngo none se turarya iki, ko watuzikanye se mwana turabigenza. Ubwo buriri yigaraguramo arimo yandikira abakobwa ngo I love you, ngo sheri n'utwaye emoji twiminwe ihengetse ijeberetse. Kibaza koko unanye ndi umusore wo kuruhira abandi, muri geto ndimo ndatutubikana shaka ubuzima, umuntu yicara aryame ameze nk'uko ameze. Kibazo atagura isabune, yambara inkweto zawe, yarangiza si imitekerereze se. Mu kanya ngo ntabwo ndi buboneke, ngiye kujya mu yitatu, mu yine, mu irindwi uraza unyishyurira inzu. Uteganya gute ko bizemera niba Imana yashyizeho amayira avuga ngo mukore muzahabwa? Ni formule. Si uvuga ngo icyo gihe kuko Imana igukunda izagushyirira nk'imiyaga bakwishyurire kangahe se? None se wasenga ngo Mana ngo meze ibigori hano? Oya, byakunda. Yenda aho ni kure urabihinga. None se urabitera mutahinze? Niba ari igisambura ni amasinde ucoca, hari ahantu muri Zaburi muri Yesaya 29 ngo mbese umuntu yahinga amasinde gusa, ngo ntiyana yacoca, ngo ntiyasanza, gagateramo ngagashyiraho n'imbago. None se sayire zahurirwa ku ihema cyaryahurirwa mu mufuka? Kurya mu bahanga mu guhura ingano niba ubizi. Hari process. Niyo wamaza nyine guhinga, umurimo urawutunganya. Buriya birababaje kubona umuntu akubwira ngo nje ntabwo nizi ibi nizi ibindi. Iyo hageze ku buzima ntabwo dukora ibyo twize, dukora ibidutunga. Twita chômage déguisé, chômage, ubundi chômage ne. Ubundi kuba ukora ibyo utize nawe ni chômage. Ni chômage. No kuba uhembwa atagutunze nawe ni chômage, ariko wakoze. Ariko biraruta.
rero ingorane ni ukubona uzi gukora neza kandi ufite n'ubushobozi ariko ntubikore. Abakora nabi bahozeho n'ubundi baracyariho, kandi bizagushyira mu ngorane zo kwangana n'abantu bahora ubusa. Yego. Kuko ntawe uzaguha igihe cyose, azakurambirwa. Reka nsoze nibwirira abantu. Tubibutsa aya masengesho ejo bundi yo kubomagura ibi byose bitwizingira. Tuyita nayo guca imigozi ibaziritse na karande n'ibicaniro bibi. Yego. 14 days of deliverance from the bondage and the evil earth in their lives. So akanyuma buriya nkubwire Mr. Jerry, aho ujya niho hafi kuruta aho uvuye, nta mpamvu yo gutinya. Yego. Yaba ari njye, yaba ari n'undi, aho tuvuye, aho tujya niho hafi kuruta aho tuvuye. Mu bujiji, mu buswa, mu myaka mito, teenagers, akavuyo, rwaserera, uyu munsi uri umugabo uhamye ubasha kwifatira ibyemezo. Buri wese rero havuye niho gasubiremo ariko ngasoza. Buri wese aho avuye, aho ajya niho hafi kurusha aho avuye. Bigutera ubwoba rero. Ngurapfuye birarangiye, utarapfuye ufite imyaka 3, n'ubu ufite imyaka 4, ukamenya kwiyambutsa crossing zebra, uyu munsi ukaba ukuze, ukaba uzifatira ibyemezo, ubu koko ninde wagukanga kubwira ngo ntibizemera? Bizemera. Aho njya ni hafi. Hallelujah. Kuruta aho mvuye. Yes. Ijambo ryoroshye. Ufite experience y'abantu babi mwabanye. Ufite ba motivator. Yego. Ufite n'abaguca intege. Yego. Wabonye na ba destiny killer. Abo banga iterambere ryawe. Ngo wigeze kumbwira ngo bakubera fuel to the destiny. Abantu bamwe bakumvisha ko ibyo wakoze hari akabura mukabutse gasa gute, ati simbizi gerageza. Ariko ngo ndabona ka bahita bagutera research buryo. Kandi barangiza bagakosora ntukavuge. Ntuzigire ukosora ikintu munabwe ngo ukimbwire ngo nagikosora. Kuko numara kugikosora n'ubundi azongera atora ikosa. Yego. Usange rasana ryayo. So rero siroga yacu irangire ngo amafaranga ntagira gute? Ntasengerwa, arakorerwa dushingiye ku byanditswe byera 2, aho ujya niho hafi kurusha aho mvuye. Hafi kuruta aho uri mu gihe uko uvuye. Reba ya misozi, reba ya nzara, reba ya magambo, reba bya bigeragezo, reba za nkumi, reba babahungu, reba rwara umugi umuntu yahonze areba, reba bya bindi byose, ibyo mu ishuri, zambaragasa bwahabukene, ugira urukweto rumwe, urumesa rukakunukiraho, utagira none inkweto zarabo lastika, urabasha kwishyurira inzu, urabasha kurya, urabasha kugenda, ufite touch. Tache wajya gusengera agatoroshe, barangiza umuntu akambwira ngo ndi kure, reka rata nkwibwire aho ugeze, aho ujya niho hafi kurusha aho uvuye. Haleluya. Amen. Ndagushimiye cyane mushumba. Sawa, merci beaucoup.